Yesu ashimwe inshuti bene data aho muherereye hirya no hino mu mpande y'isi. Ubu nubwo umwami Yesu akomezwana namwe mwese ndetse n'abanyu bose. Ikaze rero aho tugiye kuganira akanya gatoya. Uyu munsi ni Noheli, umunsi wizihizwa n'abaturage benshi batuye iyi si. Mbese inkomoko y'itariki 25 z'ukwezi kwa 12 yaba ari iyihe? Kandi se niki Bibiliya ivuga ku kwibuka ivuka rya Yesu, cyangwa se urugero Bibiliya yabitanga ku sabukuru yaba yarabaye n'uruhe? Amateka y'Abaroma avuga ko bagiraga imana nyinshi, ariko imwe muri zo kandi bizeraga cyane ikaba Mitra. Yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Buri mwaka bibukaga ivuka ry'iki kigirwamana. Bizeraga ko Mitra, ikigirwamana, cyabazaniraga izuba, umucyo, kandi kigatanga ubuzima bushya. Mu kwezi kwa 12 ku bantu batuye mu bihugu by'i Burayi haba hakonje, bwira kare hanyuma n'umwijima ugatangira kuwudika hakiri kare. Rero bizeraga ko Mitra ibazanira umucyo, kandi kubera ko izuba rirasa gakeya ikabazanira izuba, ikabaha n'ubuzima bushya. Constantine, umwami wabayeho nyuma y'imyaka 300 nyuma ya Yesu, niwe wakuyeho kwizihiza ivuka ry'ikigirwamana Mitra, ahinduriramo kwizihiza ivuka rya Yesu. Guhera icyo gihe na bugingo n'ubu abantu bizihiza Noheli. Birababaje ko twahindutse abita ibibi ibyiza, ariko icyiza ni cyiza, n'ikibi ni kibi. Nta kishoboka gukorwa ngo kibe cyahinduka cyiza. Ahangaha ndavuga ku kwizihiza isabukuru y'ikigirwamana Mitra, ariko kubera ko bashaka guheza abantu mu mwijima bakabihinduriramo ivuka rya Yesu. Naganiriye n'umwana w'imyaka 7, ndamubaza nti Noheli ni ikivuze kuri wowe? Yansubije muri aya magambo: ku ishuri baratubwiye ngo ni umunsi wo guhura abantu bagasangira bakishima, batanga impano kuri uwo munsi, ariko ntabeho bihuriye n'iby'Imana, kuko abantu bo ku ishuri batemera Imana. None se njye nawe twibaze, Noheli ivuze iki kuri njye, kuri mwebwe? Satani ni umukozi w'umuhanga bene data, kandi azi ibyanditswe, bityo akabikoresha mu buryo bwe bwihariye, bitewe n'intego ye yo kugira ngo ubwo ari hafi gucururwa urubanza ruheruka, ye kuzarimbuka wenyine, ahubwo agira abo yisegura. Tube maso, kandi ntabwo tuzabasha kuba maso tutiga ijambo ry'Imana. Kuva igice cya 20 umurongo wa 3 haravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Umurongo wa 4 ntukiremera igishushanyo kibajwe. Umurongo wa 5 ntukabyikubita imbere kandi ntukabikorere. Nyamara ikibabaje nuko twazanye ibigirwamana ndetse tunabifite mu mitima yacu, hanyuma tukajya guhanuza ku Uwiteka. Uyu munsi amagambo Ezekiyeli yabwiwe n'Uwiteka ari muri Ezekiyeli igice cya 14 umurongo wa 3, reka njye namwe tuyiteho ngo mwana w'umuntu, abo bantu bazanye ibigirwamana byabo bakabigira no mu mitima, kandi ikibi kibagusha bagishyize imbere yabo. Mbese birakwiye ko bari abagira icyo bampanuza? Ibaze nanjye nibaze. Satani, mukozi w'umuhanga kandi w'umuriganya, kuko asobanukiwe n'ibyanditswe byera, yarazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe, kandi ntukabyikubita imbere. Nicyo cyatumye yihisha muri Constante, maze Constante abuza kwizihiza ivuka ry'izuba, ry'Imana y'izuba Mitra, ahubwo ahinduriramo kwizihiza ivuka rya Yesu, kugira ngo abantu bakomeze kubaho mu kinyoma cyambitswe ishusho yo kwera. Sintinya kuvuga ko abizihiza Noheli
bari kwizihiza ivuka ry'ikigirwamana Mitra, babizi cyangwa se batabizi. None se niba atari ukuri, hari aho Bibiliya ivuga ko dukwiriye kwizihiza ivuka rya Yesu? Nta na hamwe. Icyakoze Bibiliya ivuga abantu babiri bizihije amavuko yabo, harimo umwami Farawo n'umwami Herode. Itangiriro igice cya 40 umurongo wa 20 kugera ku 23, ntarahasoma, n'igihe Yosefu yari mu nzu y'imbohe, yari kumwe n'umuhereza wa vino ndetse n'umuvuzi w'imitsima. Aba bagabo bombi barose inzozi. Mu busobanuro Yosefu yabahaye, umuhereza wa vino nyuma y'iminsi 3 yagombaga kurekurwa agasubira ku murimo we w'ubuhereza, ariko umuvuzi w'imitsima mukuru we yagombaga kumanikwa. Reka tuhasome. Haravuga ngo murongo wa 20 dutangirira ngo, ku munsi wa 3 niwo munsi wo kwibutsa kuvuka kwa Farawo. Atekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya, ashyira hejuru hagati y'abagaragu be umutwe w'umuhereza wa vino mukuru n'uw'umuvuzi w'imitsima mukuru. Asubiza umuhereza wa vino mukuru mu buhereza bwe, ahereza Farawo igikombe, maze amanika umuvuzi w'imitsima mukuru nk'uko Yosefu yabasobanuriye inzozi zabo. Nk'uko tubibonye rero ku isabukuru ya Farawo, umuvuzi w'imitsima yarishwe aramanikwa, umuhereza wa vino asubizwa ku buhereza bwe. Ahangaha nibajije, vino n'umutsima niki gifitiye umumaro abantu? Umutsima ubeshaho abantu, ariko vino iyobya intekerezo z'abantu. Amahitamo ya Farawo ku munsi w'isabukuru ye yabaye ko umuntu w'umumaro yicwa, maze ugira uruhare mu kuyobya intekerezo z'abantu akabaho. Tinda ahantu mwene data, ni mu buhe buryo wizihiza isabukuru yawe? Ese wabusobanukiwe ko iyo habaye isabukuru Satani nawe ashaka igitambo cy'abantu b'umumaro? Mariko igice cya 6 umurongo wa 21, reka tuhasome. Noneho uburyo buraboneka. Ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, ararika abatware be n'abatwara ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina, Herode n'abashyitsi be baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramubwira ati, icyo nsaba cyose ndakiguha, mbona nuba umugabane wa 2 w'ubwami bwanjye. Arasohoka abaza nyina ati, nsaba iki? Nyina aramusubiza ati, saba igihanga cya Yohana Umubatiza. Muri ako kanya agarukaho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati, ndashaka kumpa nonaha igihanga cya Yohana Umubatiza kumbehe. Umwami arababara cyane, ariko kuko yari yarahiriye imbere yabasangiraga nawe, ananirwa kukimwema. Nuko uwo mwanya atuma umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohana. Aragenda agicira mu nzu y'imbohe, akizana kumbehe, agiha umukobwa, nawe agishyira nyina. Mbega ibintu bibabaje. Kwibuka kuvuka kwa Herode, Herodiya umugore we wari uwa murumuna we, yahaboneye uburyo bwo kwikiza umwanzi we. Kubera iki? Kuko Yohana Umubatiza yari yaraburiye Herode, amubwira ko amategeko atemera gucyura umugore w'umuntu akiriho, azira gutanga umuburo. Nshuti bene data, umwanzi n'abamukorera bari ku murimo. Gucika imitego yabo byoroheye gusa, cyangwa se bizorohera gusa umuntu uhora yisunga Imana buri munsi. Mbese guhura kw'abantu bagasangira bakishima ku munsi w'amavuko hari icyo bitwaye? Oya, nta na kimwe. Ariko kandi reka twibaze, niki gihuje aba bantu? Aho ntabwo ari ukurya no kunywa byonyine, hanyuma bagahagurutswa no gukina cyangwa se no kubyina, bakaramya ibigirwamana, ariko Satani akaza kuhakura igitambo cy'abantu b'umumaro.
gutanga cyangwa se guhabwa impano nabyo ntabwo ari bibi. Ibaze, nanjye nibaze impamvu yazo. Bibiliya itubwira ko umuntu wese akunda utanga. None impano ziri kubera benshi umutego ushobora no gutuma habaho kurimbuka, kuko impano ziri gutangwa ari bwa butunzi Satani yagerageje gushukisha Yesu agira ngo amuramye. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe. Wibuke ko iyi tariki ya 25 ariyo kwibuka ivuka ry'ikigirwamana Mitra, ntabwo ari itariki yo kwibuka ivuka rya Yesu. Ko muri Bibiliya hose nta hantu dusoma itariki Yesu yavutseho cyangwa ukwezi. Twebwe abana b'Imana, Bibiliya y'ijambo ry'Imana niyo tabaza ry'intambwe zacu, umucyo umurikira inzira tunyuramo. Niyo yonyine yari ikwiye kutubera umuyobozi, ariko twarayirambitse twemera amategeko n'imigenzo bya gipagani ngo bituyobore, kandi amaherezo ashobora kuba kurimbuka nitutaba amaso ngo duhindukire Uwiteka dukize bigishoboka. Yesu Kristo zuba ryo gukiranuka, niwe mucyo kandi amurikira bose babishaka. Niwe bugingo kandi abuha umuntu wese ubushaka. Ndabinginze ngo mwe kwibuka ivuka ry'ikigirwamana Mitra, mwe kukiringira, kuko abiringira ibigirwamana bazahwana nabyo, kandi abita ikibi cyiza bazabona ishyano. Hunga udapfa nshuti yanjye. Abiringira Imana bazaba amahoro, kandi nta kibi bazigera bikanga. Ni iherezo ryabo ni ryiza. Noheri ni umunsi wizihizwa n'abapagani, sigaho kwifatanya n'abo mudahuje. Reka dusoreze ku magambo aboneka mu Bakorinto ba kabiri igice cya 6 guhera ku murongo wa 14 kugera ku 18. Haravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatana bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyari? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane iki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa, ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye. Nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Uwiteka dushoboze gusohora kugendera mu kuri dusohoyemo, kandi ijambo rye turibikira mu mitima yacu kutamucumuraho. Ndabakunda. Ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze kubana namwe mwese.